Amazi yari menshi, yageragezaga koga ngo yavemo agera hakurya, ariko agakomeza kuzamo imivumba akamumanura hasi. Yafungaga umwuka yajya guturika, akemera akasama akayamira, akongera kuzamuka hejuru agahumeka gato. Mu bantu bari hakurya, abenshi bari bashoboye koga, ku buryo bari kujyamo bakamufasha bakamukuramo, ariko ntacyo byari bibabwiye. Ahubwo bamwe bari bishimiye kumubona arwana n'amazi, bakoma mu mashyi, abandi batangira kumubwira ko arakajije kuko ari kwigiza nkana. Yakomeje kurwana nayo, haza undi murabura amusunika umujyana ipfukura hatari hari abantu. Yarahageze abona umugore wari uri koga yishimye, aramutabaza ati nabarungure muri aya mazi njye sinzi koga. Aho kumukuramo yaramusetse ati njye wakuzanye mu mazi wanjije we, komeza woge, wari uzi ko ari ikiziba se abana baza gukiniramo? Yakomeje gusakuza, uwo mugore ntiyamwitaho, yiberamo hasi akomeza kugendera hasi mu mazi ahinguka hakurya. Yageze ku nkuka ahamagara abandi bantu ngo baze barebe uko uwo mukobwa yaruhamaga atangiye kumira amazi. Uwo mukobwa inda yari itangiye kubyimba, icyizere cyo kuyavamo cyari gitangiye gutakara kuko imbaraga zose zari zashize. Kubw'amahirwe amazi yaramukubise amushyira hejuru, abasha kuzamura umutwe akurura kuka gake, anagarura amazi yari amaze kumira. Yarebye hakurya abona noneho haje abantu benshi, ariko ntibari bamwitayeho. Kugira ngo yisange muri icyo cyuzi hagati, byatangiye agera ku mugezi watembaga agashaka kuwambuka. Yakandagiye ku kiraro, kubw'amahirwe make aranyerera. Cyari ikiraro cy'ibiti bitatu, umuntu yanyuraga hejuru y'igengesere cyane ngo atadahanuka. We rero yaranyereye, yaguyemo agerageza kurwana nayo ngo arebe ko yayikura mu biranga. Nibura bwa mbere abantu baramurebaga bakishimira ko yarwanaga n'amazi, akavuga ati nibabona ngiye gupfa barantabara. Nyamara nubwo batari bigeze bamutabara, aho yaragezeho hari hateye ubwoba kurushaho. Abari hakurya y'umugezi ntibari bakimwitayeho, bose bari bibereye mu byabo, abandi bari gukinira mu mucanga. Bamwe barazaga bakanoga ntibamwegere, yasakuza ngo bamutabare bakamwihorera nk'abatamwumvise. Yari yaruhamye agana saa yine z'amanywa, akomeza kuguma mu mazi arwana nayo bumwiriraho. Kubera kunanirwa, kunywa menshi no kubura umuntu wamutabara, yagize aribwira ati ubu ndapfuye, ngiye gusanga mama na barumuna banjye aho bagiye, n'ubundi iteka bahoraga bantegereje. Yarekewe kurwana no koga. Kubw'amahirwe ya nyuma, hakurya haza umusore wari wipfutse mu maso, aza amusatira amugeze aramufata, amwoga amujyana hakurya. Yamurikije amazi yari yanyweye, kuko bwari bwije abandi barigendeye, maze wa musore asigarana nawe ari wonyine. Yahacanye umuriro asaba umukobwa kota. Mu gihe yotaga, nyina wari warapfuye yaratunguranye arigaragaza. Umukobwa atunguwe no kongera kumubona ari kota umuriro, yajya kumukuraho agafata ubusa. Yari yicaye ahamureba, amarira amuzenze mu maso. Umukobwa yajya kumufata agakomeza kumunyuramo agahinguka hirya nk'unyuze mu muyaga. Umusore yaramubwiye ati mama we wimwitaho, afite imbeho nyinshi, mureke yote namara gushyora kuvugisha. Yaratuje. Mama we kuko amaze gushira imbeho aramwegera aramubwira ati mwana wanjye, nubwo napfuye ndacyakureba, ibyo urimo byose mba mbibona. Uyu musore niwe nakoherereje ngo azaba mu mwanya wanjye, uzamwubahe, umukunde by'ukuri, wumvire inama ze, uzaba mu bibazo urimo abigizemo uruhare. Nakomeje kureba uko waruhamaga mu mazi, ndamubwira nti genda umutabare, uzamubere byose, umubere se nubwo akiriho, umubere njye kuko ntakiriho, umubere musaza we, umubere inshuti n'umuvandimwe, kandi azakubere mu cyimbo cya barumuna bawe. Nakomeje kureba uko waruhamaga mu mazi, ndamubwira nti genda umutabare. Nyuma yo kumutabara uzamubere byose, umubere se nubwo akiriho, umubere njye kuko ntakiriho, umubere barumuna be, umubere inshuti n'umuvandimwe, kandi uzamubere umugabo, umubere na se w'abana. None yakoze ibyo namubwira gutabara. Mu gihe cyose uzajya uba nkumbuye, ujye umureba mu maso, umenye ko ari njye wamuguhaye. Ndagukunda mwana wanjye. Umukobwa yegereye mama we ashaka kumuhobera, nabwongera kumunyuramo yisanga hirya. Yarindukiye arebana na mama, aramubwira ati basi mbabarira ntiwongere kugenda. Mama ati oya, ngomba kugenda. Impamvu itumye ngenda si uko ntagukunda, nifuza kubana nawe, ariko narapfuye, kandi umuntu wapfuye ntabana n'abazima. Ibyo byose biba byarashize, byaribagiranye, nta muntu ukinyitayeho. Ni wowe wenyine uzakomeza kumpa ubuzima, ugatuma ntapfa ngo nzime. Nurwanirira kubaho mu buzima bwiza, uzatuma abantu banyibuka, bavuge bati mwene Mirata ni umukobwa mwiza w'intangarugero. Ntibazaba bakivuga Kevin gusa, ahubwo bazaba bavuga mwene Mirata. Nurwanirira ishema ryanjye, nzagaruka mu buzima, ariko nzaba ndi muri wowe. Niba usi ikivi cyanjye, uzaba utumye nongera kubaho. Mwana wanjye, bavuga ko kuzuka ari ugusiga. Kubera ko iyo usize umwana, uwo mwana agakura neza, akaguhesha ishema, akarwana n'ibimuvuna byose akabitsinda, bituma izina ry'umubyeyi rikomeza kuvugwa neza, bityo ntiyibagirane kuko aba yarabyaye. Si uko aba azutse, ahubwo nuko aba ataribagiranye, bigasa nkaho yongeye kubaho binyuze mu kugaragarira mu bana yasize. Ni wowe rero usigaye wenyine, niyo ngomba kuzigaragarizamo. Kevin ati none se mama, ubwo nzakubahisha nte kandi muka data wamereye nabi na data atabyitayeho?
bamvanye mu ishuri, ubuzima bwanjye babushyira mu kaga umunsi ku wundi. Barumuna banjye nabo baragukurikiye, ndi njyenyine. Ese ubwo njye sinzisanga napfuye igitaraganya? Nawe ntuzi aho uri wenyine mwana wanjye, uzageraho umuve mu maso kandi azicuza ko yagufashe nabi. Uko ugenda ukura turasa, nibigendana n'ubutwari bazarushaho kubona ko ntavuye mu isi gutyo gusa, ahubwo imbuto yanjye izaba ikiri iri gukora ibyo njye ubwanjye nagakoze. Isi ntizahorera imbi, uzageraho uve muri ibi bibazo. Kevin yikije umutima, mama aramubwira ati ibyo nkubwiye ntuzabyibagirwe, ndagiye. Yaragiye kumufata ngo atagenda, umusore ahita afata Kevin, mama wabura burundu. Uwo musore yamusasiye umwenda munini ku mucanga iruhande rw'umuriro. Uwo mucanga ari hakonje ariko umuriro gatuma agira agashyuhe gake. Kevin akimaze gusinzira, umusore yahise yigendera. Mu gihe yaragisinziriye haje mukase ati Kevin wanjije we, ni gute utinyuka ukaza kwiryamira hano kandi nkiri kwabira? Yaragiye gusubiza, aramuterura munaga muri wa mugezi nanone. Umukobwa yamize amazi agiye gupfa ahita akanguka. Ibyo yabonaga byose guhera ku kwambuka umugezi, gutwarwa n'amazi, kubona abantu bose batamwitayeho, gutabarwa n'uwo musore, kuvugana na nyina wari warapfuye, byose byari inzozi ntibyari ibyanyabyo. Icyakora koko muri ako kanya mukase yaramuhagaze hejuru ari kumusukaho amazi gake gake. Yari yashyize muri rozwari ayamusuka nk'uri kuhira inyanya. Kevin yakangutse asakuza, mukase ahita ari kuri rozwari yari isigayemo amazi make mugwa mu mbavu, amusakuriza cyane aramubwira ati ndavuze ngo zibaho, wandike iyo matera niyo ushoka byagiyemo amazi. Yabyutse yihuta afata matera n'amashoka ajya kubyanika mu gikari. Yaragarutse ahindura imyenda kuko yari yarayimo yari yuzuyemo amazi, ajya hanze arayikamura arayanika. Ibyo byose yabikoraga mukase amuhagaze hejuru. Kevin yafashe umufuka ajya kwahira mu gisambu kuko ariko kazi yabaga agomba guheraho. Akigera yabanje kurira amarira menshi cyane atari yabonye karira imbere ya mukase. Yararize arahubwo aratangira no kwibuka inzozi ndende yari yarose. Kuva yavuka nibwo bwa mbere yararose inzozi zikamubana ndende. Yageze harihanagura atangira kwahira yihuta kugira ngo adatinda, akaza no kubura ibyo kurya bya saa sita. Gutinda kwahira byabaga bibuze ko atari buze kurya. Aho atangiriye kwahira haje umuhungu bari barahoze biga ku kigo kimwe, muri iyo minsi akaba yarazaga kumufasha kwahira. Uwo musore yari wo muri ako gace ni nko bari baturanye, hari harimo intera y'urugendo rw'iminota 15 ku maguru. Uwo musore yitwaga Halo. Bombi bari barakoreye ikizamini cya leta mu ishuri rimwe. Icyo gihe Halo yasozaga amashuri yisumbuye, mu gihe Kevin we yakoraga icya toronkome. Kuko bicaranaga ku ntebe imwe, batangiye kujya baganira nyuma y'ikizamini, bajya kukirangiza barabaye inshuti. Nyuma bongeye kujya bahura bakiganirira mu gihe Kevin yabaga yagiye kuvoma ku mugezi wari hagati na hagati iwabo no kwa Halo. Hari yababajwe nuko Kevin atari gukomeza kwiga kandi yaratsinze ikizamini gisoza mu wa gatatu. Nyamara mukase rero yumvishije se ko agomba kureka kwiga akaba abafasha mu mirimo, bakazamushakira umwuga wo gukora kuko yavuga ati n'ubundi abize benshi babuze akazi. Umukobwa wakeneye umwuga kuruta amasomo asanzwe. Ibyo se yarabishyigikiye bituma yemera ko Kevin ahagarika kwiga. Uko Halo yakomezaga kumuganiriza, akenshi bagahurira ku mugezi, byatumye baba inshuti zikomeye kurushaho. Rimwe banapanze kuzajyana kwahira mu gisambu cyari kirimo ubwatsi, bageze Kevin amusobanurira ubuzima bwe bwose. Bimwe na bimwe Halo yajyaga byumva, ibindi abizi neza. Kevin yaramwizeye abanza kumuririra, amaze kurira Halo aramuhanagura maze amubwira ibyamubabazaga byose. Halo yarabyumvise agahinda karamwica, amusezeranya ko guhera umunsi azageza akamufasha kwahira, umufuka wa Kevin wakuzura agataha wakabona ubwahiro bwe. Kuri uwo munsi rero haracyagera murebye mu maso aramubaza ati yongeye kukugirira nabi? Kevin byakugendekeye bite? Mbwira, ndabibona ko wareze. Aho amarira yamanukiye ku matama yawe haracyagaragara. Nawe ati Halo, kuba ntarize ibyo byabaye, ndaza kubikubwira nyuma kukubwira inzozi narose, mfashe tuzisobanure. Uko yari yazirose nta na kimwe asize niko yazimubwiye, kandi akabivugana amarangamutima yari afite mu gihe azirotaga. Halo yamusobanurira izo nzozi ze nk'umuntu wari umuhanga murusha imyaka n'amashuri, avuga ko amazi menshi yamutwaraga ahagarariye ubuzima yari arimo, bwari bwuzuyemo imibabaro, akarengane n'ibigeragezo by'uruhererekane, byatumaga yumva ko ari we wenyine adafite umuntu wo kumwumva cyangwa kumutabara, nubwo wenda abantu benshi bari bazi ibyacamo. Yaramubwiye ati nk'uko abantu benshi bakurebaga bakanga kugufasha ngo uve mu mazi, niko hari abazi kuca mu bibazo bikomeye ariko bakaba batagira icyo babikoraho nka papa wawe. Yakomeje kumubwira ko kurwana n'amazi, koga akazamo imivumba no kuyamira byasobanuraga urugamba rwo kuba harwana n'ibibazo byari bimurenze, aho yahoraga agerageza kwitabara ngo abyikuremo bikanga. Wa musore wamukuyemo Halo yamugeze aramubwira ati uwo musore ni ikimenyetso cy'ubutabazi bw'Imana cyangwa umuntu uzaza mu buzima bwawe utamutekerezaga akagufasha mu gihe uzaba ubona ko bikurangiranye. Byanga bikunda uhora wifuza kuvana mu bibazo urimo akakumva akagira icyo abikoraho. Kevin ati kuganira na mama wapfuye se ubwo bishatse kuvuga iki? Ubwo si umuzimu wanteye cyangwa nabonekewe? Halo yaramwenyera amubwira ati oya humura, ntabwo ari cyo bisobanuye. Mama wawe yaramukundaga cyane. Iyo abantu dufite ibibazo ubusanzwe twisanga turi gutabaza ba mama bacu nubwo baba badahari. Urukumbuzi kuba wumva uri wenyine nibyo byatumye za mu nzozi zawe.
none se niba ushobora kurota umuntu uriho mu gihe umukumbuye, kuki utarota mama wawe? Urumva kumurota atari ibintu bisanzwe? Kevin ati narose ndi mu mazi, inkangutse nsanga muka data ari kuyamenaho. Harati ibyo ni kimwe nuko waba uryamye iruhande rwawe hari radiyo iri kuvuga ukarota ibirimo, nawe kumenagaho amazi ukirotera uri kuyarohamamo mu mugezi, kandi byabaga byari ibyanyabyo. Ubwonko bwawe bwashatse kubikumvisha nubwo rugisinziriye, kuko utahise ukanguka ubanza kubikuramo inzozi zagutse cyane, ubuhindura ishusho y'amazi menshi, umugezi utemba, imiraba no kurohama. Kuko Mukase yakaba yajya mu mwanya wa mama wawe akaguha urukundo rwa kibyeyi, iyo kubabaje bigutera kwibuka mama wawe wapfuye. Rero inzozi zawe ziba zigaruka ku bintu uhoramo, ku byo wifuza no kubyo utekereza. Ubwonko bwifashisha ibintu bifite aho bihuriye n'amarangamutima akomeye ahora mu buzima bwacu, bukabikoramo amashusho ajya gusa nabyo mu nzozi. Kevin aramubwiye ati wize neza, uzisobanuye neza nk'uko ziri, rwose birumvikana. Baganiraga banahira, hanyuma aramubwira ati nshaka ko izi nzozi zawe zikubera ubuhanuzi. Umusore mama yakuzaniye akagukora mu mazi araba njye niwemera inama zanjye, kandi zizakugirira akamaro. Kevin ati mu buhe buryo? Harati nifuza kugufasha ukava muri ibi bibazo kandi ubyemere. Nawe ati mu buhe buryo nyine? Harati harya ubundi iyo Mukase agukorera ibyo byose agukorera, rimwe na rimwe akakwima ibiryo akakumenaho amazi, papa warabimenya. Kevin ati nibagiye kubikubwira ahubwo. Rimwe nigeze kubumviriza numva bari kuganira, muka data ari kumubwira ati umwana we ndamukunda, umwana wapfushije nyina, abandi bakabona ndi umuntu udafite akamaro, nyamara nkora uko nshoboye ngo nkunde, ariko bikomeza kwanga. Iyo kubw'ibyo namukoreye ashyiramo ibikabyo kugira ngo ndakarire, aharaba yifuza kunyirukana, kandi mwembi mbakunda cyane, simba nifuza na gato gutandukana nawe kubera Kevin, na Kevin simba nifuza gutandukana nawe. Sinshaka kumurakarira, gusa ujye ushishoza mbere yo kuza untora umujinya w'ibyo yakubwiye, kuko bimwe aba mbeshyera. Nawe ukwiriye kujya umuhana mu gihe afite amakosa. Papa yaramubwiye ati naramugushinze, ujye umurera nk'umwana wawe, kandi ibyo utakorera abana bawe twabyaranye ntukabimukorere. Nujya umusanga mu makosa ujye umuhana nta ribi. Hari yaravuze ati uranyumvira koko? Ubwo se byarangiye bite uwo munsi? Kevin ati wavuze ko wamenye ko nabumvirizaga. Harati babimenye bate se? Nawe ati kuko nari negamye ku gikuta hafi y'urugi, muka data yarahagurutse, numva wagira ngo aje ku muryango, nisanga nanyereye ngo ku rugi. Barakinguye babona ko nabumvirizaga kuva kare. Ubwo batekereje ko n'ibindi baganira imbere nabyumvaga, ko nibyo bakoze n'abarungurikiraga mu mwenge w'urugi, maze bombi bamviraho indi imwe. Icyo gihe bwo ni papa wanyikubitiye, yansabye kutazongera kumubwira ibibazo byanjye ngo amaze kubona ko ari njye wananiranye. Hari yaramuhumurije gusa arambwira ati nawe wari uri mu makosa. Yarengeje ati ngaho ntega amatwi nkubwire, icyo ukwiriye kumenya ni uko nureba nabi Mukase azakwica, rero ukwiriye kubahunga ugashaka ahandi hantu ujya. Nawe ati hehe se ko ntajya muri bene wacu, urumva najya he? Harati Kevin humuka, uzi ko abantu bose babizi ko ari we waroze barumuna bawe babiri, none wowe wibwira ko utari ikibazo kuri we? Kevin yikije umutima ati nanjye ndabizi ko ari we wabaroze, ariko sinzi aho najya. Harati njye ndahazi, naguza n'umuntu wo mu mujyi akagushakira akazi ko mu rugo, wazibera muri urwo rugo ukazava ugiye kwikorera ibyawe cyangwa ukaba ugiye kubana n'umugabo. Yabitekereje aramubwira ati ibyo nanjye ndabyumva, nkwiriye kubahunga, ariko se ko nta telefone ngira, uwo muntu wamuzana gute? None se ngiye ntorotse ntibazatanga ikirego ubuyobozi bukanshakisha paka bumbonye? Nawe tuzasiga wanditse ibaruwa ushyiremo ibintu byose ku buryo bazamenya ko wagiye, ariko ntibamenye aho wagiye. Kevin ati ko nta mafaranga mfite, ubwo banyemerera akazi itike nayikura he? Nazagerayo ne? Nawe ati ndaguha agatelefone gato nsigarane nini, itike nayo nzayiguha, mbwira ahubwo niba ubyemeye. Kevin ati nanjye nifuzaga kuva muri uru rugo, ariko nanone nkabona ngiye muri bene wacu bazaza kuhankura kuko nkora imirimo myinshi. Harati noneho reka mpamagara uwo mukobwa mubaze niba yakubonera akazi byihutirwa. Yaramuhamagaye wa mukobwa ati sha ndakugurira akantu ahubwo. Harati kubera iki? Nawe ati hari umumama wansabye kumushakira umukozi, ariko nari naramubuze. Uwo mumama aribana ataha nijoro, abakeneye umuntu wo kuba ari mu rugo akamukorera amasuka akanamutekera, kandi atanga amafaranga menshi. Ndabizi ni muwo mukobwa arangurira akantu. Harati ikibazo nuko nta tike afite. Nawe ati mume tuvugane niba muri kumwe, iby'itike turabyivuganira, kuko uwo mugore ntabwo yakwanga kuyitanga. Kevin afashe telefone aganira n'uwo mukobwa, bemeranya ko agiye kumwohereza itike, ndetse anamubwira ko nava mu rugo ari bugenda amuyobora, amubwira aho agomba gutega, amubwira uko agomba gutega kugera amugezeho. Bamaze kuvugana, Kevin ati nari ndambiye kumenwaho amazi nkajya gupfa nsinziriye, nk'umuseso ngomba guhita ngenda. Harati nko kuzinduka rero, umunsi w'ejo saa 10 zuzuye uba uhagaze ku irembo, urasanga nahageze maze tujye kuri gare utega imodoka ya mbere. Sindifuza kugendana n'imodoka y'inayo irimo abantu bagiye mu mujyi, turagenda utegere kuri kaburimbo nta muntu urakubona. Kevin yahise amuhobera ati birantangaje kuba hari umuntu nabwira ikibazo cyanjye akakigira iki.
hari yamuhaye telefone aramubwira ati urabukoresha simukadi yanjye irimo, ntabwo abantu bayimpamagaraho sinjya nyikoresha, nizere ko telefone iri buze kuyibika kure ku buryo mukase atari buyibone. Bakomeje kuvugana banahira, umufuka wa Kevin uruzura, basezeranaho bahanye gahunda yo guhora mu museso. Hari uwo yasigaye yahira ubwatsi bwe, yatekerezaga kuri Kevin aribigisha uko biri kose inzozi ze zigiye kuba impamo mbigizemo uruhare. Hari ubwo wenda inama mugiriye azamugirira akamaro, kandi uyu mukobwa mba numva namubwira ko mukunda ariko sinabitunyika n'ibibazo aba yifitiye. Kevin akigera mu rugo yakoze indi mirimo nk'uko byari bisanzwe, ariko ayikora afite akanyamuneza. Ku mugoroba atetse yicaranye n'abana ba mukase, umwe w'imyaka hafi 6 n'undi w'3 n'igice. Mukase yaje amwiyenza amubaza ati Kevin wanjije we, igihe wahereye uteka ntibirashya cyangwa uri kongeramo amazi utetse amabuye, ibintu byose ubikora nk'umuvu utava aho uri, ubwenge bwawe wabutaye he? Kuki buri gihe uba ushaka kundakaza? Umukobwa yibutse ko mu gitondo ari bubyuke yigendera, hanyuma yihagarara amuvugisha arakaye cyane kumurusha. Mu ijwi rikomeye aramubaje ati ukuvuga usakuza cyane kandi unyegereye, uvuze witonze sinakumva. Mukase avuga cyane avugira mu birere ati ninjye ubajije icyo kibazo? Kevin turi kumva nyibajije nde wundi ko njye nawe twe turi kuvugana? Mbwira, haba iki kiri gutuma uhamagara nka uri guhamagara umuntu uri mu muhanda kandi twegeranye? Ubundi umbwiye utavangamo ibitutsi sinakumva. Ese wowe wabigukora aho kwishima? Umuhamagaye washyizemo ikinyabupfura wapfa, wajye wiyubaha imbere y'abana bawe nibura. Umugore yabaye nk'uriwe n'inzuki arasara neza, musatira ashaka kumukubita. Akimugera imbere Kevin yaramusunitse ajya kugwa hasi. Umujinya wikubye inshuro nyinshi, Kevin irukagana ku muryango kw'irembo kuko abonaga bigiye kuba bibi kurushaho. Papa we witahiraga nka saa moya, byahuriranye n'uko yari ari gukomanga. Kevin arakinguye, mukase asubira inyuma. Yabonye ari umugabo uje atangira kwiriza ati umwana we yaranyishe. Yamubwiye ko amusunitse ashaka kagwa hasi ngapfe, akomeza kumubeshyera n'ibindi byinshi. Abana bari bari mu gikoni, nubwo bari bato nabo barabyemeje, bati Kevin heritse mama agwa hasi. Umugabo wo kubaza Kevin uko byagenze yaramwadukiriye arakubita, inshyi zo mu matwi no mu mugongo zenze kumurembya. Aramubwira ati uyu ni nyoko ufite, yakoreze kuva ukiri muto guhera ku myaka 8 hafi 9, amaze imyaka irenga 8 agukorera ibyo nyoko yakaba yagukorera, none niba umwitora. Kevin wari umaze gukubitwa yahise yinagura amarira arekeraho kurira, arakaye cyane abaza papa ati ni gute wowe utajya ubona akarengane nkorerwa guhera mu gitondo kugera nimugoroba, guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, guhera ku ya mbere kugera ku ya nyuma y'ukwezi, kuva muri Mutarama kugera mu Kuboza muntuka, nta cyiza ni kimwe mumbonamo? Papa nawe koko ngaho kumenaho amazi mu museso, kunkubita ndi umukobwa w'inkumi, kunkoresha ubutaruhuka nk'imashini, nakozo ziraruhuka kuko hari ubwo zishyuha, kuba mwarankuye mu ishuri ibyo ubwabyo mwumva bidahagije? Harya ngo wese nkakubwira ibibazo byanjye n'ibibahora nkorera, none n'ubu uri kumva ko ari uri kurengana? Se yararakaye agenda amusatira agiye kumukubita urushyi. Kevin afata ukuboko kwe yaramubajije ati ese mama aho ari yakwishimira kubona nkubita bigeze aha undenganya? Ngaho mbwira ugiye kunkubita umpoye iki? Kandi ubu mpfuye wazarira gupfusha uwo mukobwa mu gihe nta kintu umariye? Mukadatenda akomeza umwuka, umushyigikira buri gihe nkaho nta kuri ngira. Ese ntubona ko ari njye mwana wasigaye mu wabyaranye na mama? Abandi babiri bari he? Ushaka kuba nkurikiza? Mukase noneho yarakaye inshuro ibihumbi kuzo yari yarakaye. Yarasakuje ati nyuma kuntura hasi uri kunshinja amarozi koko? Arira cyane ati Kevin njye ngiye kuva muri uru rugo, n'ubundi ubwo njye n'abana banjye ntacyo tuvuze. Yarize arushaho. Ese wa Kevin aramuhobera amubwira ati Sheri tuza, ibyo umbwira mbashije kubibona. Kevin yarakuzengereje cyane, nanjye birandenze, ariko mbabarira wivuga ibyo kugenda ngo utsige bimarire, ni ugomba kubishyiramo akadomo. Sehise afata Kevin amukubita urushyi rwo mu matwi, injereri ziravuga, amukubita urundi kundi mu musaya aramubwira ati tujya kuryama nona. Kevin yagiye ari guhinda mu matwi. Mukase yasigaye arira kubera ko yari yamwise umurozi wa Roza barumuna be, kandi iyo nkuru yavugwaga n'abantu bose uretse ko zatabyemeraga. We yavugaga ko ubwo ari ugushaka guharabika umugore we, cyane ko yari yaramushatse bakavuza induru bataranamenya uwo ari we. Igihe apfusha umugore wazize uburwayi akamusigana abana 3, haciye amezi 3 gusa yahise ashaka undi. Ni umukobwa bari bahuriye mu kabari, wamubonaga yasinda akamutwara akamugeza mu rugo, bikarangira amugize umugore. Icyo gihe abantu bavugije induru baravuga bati ntacyo berahaye umugore wa mbere. Bamwe ntibumvaga ukuntu yari azanye uwo mukobwa mu kabari akamushyira mu bana ba Mirata bari bakifitiye agahinda kuko uri umubyeyi wabo. Kubera ko uwo mugore nawe yarazi neza izo nduru, mu mizo ya mbere yitwaye neza cyane, ndetse yemerera umugabo ko batazahita babyarana mu gihe abana ba Mirata bari bakiri bato. Yabarize neza, abantu batangira kubibona ko abana bari kugenda biyakira, bageraho batangira kugira uruhu rwiza kandi barabyibuha. Hashize imyaka igera hafi muri 3 batarabyara, abantu bose bamushimagiza noneho, ndetse baranatangiye kwicuza kuba baravuze ko papa Kevin yibeshye ajya guhita amushaka agipfusha undi mugore.
babonaga ko yose ikivi cya Mirata batangira kumukunda no kumuvuga neza. Umugabo we byarushijeho kuko abonaga abana yasigiwe n'umugore mukuru akomeje kubitaho neza. Nyamara umugore akibyara umwana wa mbere murumuna wa Kevin mukuru yarwaye bitunguranye ahita apfa. Urupfu rwe ntawe baruhiritseho kuko yaguye mu bitaro, abaganga bakameza ko ari indwara y'umusonga yamufashe. Nyuma y'umwaka n'igice gusa wapfuye, undi nawe yapfuye bitunguranye. Abantu batangiye kuvuga ko byanga bikunda ari umugore wari umuroze, batangira no kuvuga ko ari waroze wa mbere. Urwango bahuze bamwanga mbere rwarazutse, bamwishyiramo ntihagira umucira kari urutega uretse umugore umwe gusa bari baturanye. Yakomeje kubibamo, umugabo wari uzi ukuntu yakundaga abo bana mu Rwanaho. Nyuma y'ikindi gihe umwana wa mbere babyaranye afite 2 n'igice yabyaye undi mwana w'umuhungu. Kuba yaramubyariraga abahungu gusa byatumye noneho papa Kevin arushaho kumwishimira cyane, yirengagiza ibyo bavugaga ko yaroze abana be ba mbere. Muri ako kanya rero kuko Kevin yari yateye hejuru nawe ari kuvuga cyane, uwo mugabo yari yiteye ku mugore we aramwirengagiza. Se yakomeje guhumuriza umugore mu mutima aribwira ati uyu mukobwa yamvumbuye kandi ashobora gutuma n'umugabo abikeka, ariko niko ngomba gukurikizaho. Kugira ngo mujijishe uyu mugabo ngomba kumwereka ko ari njye uri kurengana. Ubu ngiye kwitekera akomeza akarakarire. Icyo nzi nuko kazapfa mbere yo gushaka umugabo. Sinamwica iki gihe kuko ndamutse mwishe abantu bahita bahamya ko ibyo bankekaho byo kuraga barumuna bari ukuri. Koko niwe rero wararoze barumuna ba Kevin. Icyamuteye kubikora nuko yabyaye umuhungu agatangira kwivugisha ati aba bakobwa bazakenera guhabwa amasambu. Abahungu banjye nifuza ko aribo bazasigarana imitungo. Ibyo byatumye atanga uko ari kwikiza abo bana bose, ahitamo kubaroga akajya bahuruza ubwo kutabica ako kanya bakabanza kurwara indwara zo kubarembya. Bararwaraga bagera kwa muganga bakabura ibimenyetso babuze indwara kuko yaragamije ko bapfa ntihagire umukeka. Kandi intego ye yabaga yigezeho kuko umugabo yaratuzaga nubwo abandi bo bahitaga babibumbura ariko bakabura gihamya. Uwo mugoroba yamaze guteka yarura ibyo kurya maze yarura n'ibyo gushyira Kevin. Yaragiye amukomangira ku cyumba abikora amuvugisha neza ati niba utari buze kurira ku meza ihangano birire mu cyumba utaburara. Umugabo amarira amuzenze mu maso ati mbega umugore mwiza agira umutima nk'uwa Mirata. Umwana wanjye yigira nabi agakomeza kumuhendahenda nk'aho yamubyaye. Ubu koko Kevin nzamugire nte? Umwana wanjye atuma murakarira kubera kutiyumvamo umugore wanjye. Kevin nawe yibutse ko ari bugire urugendo rurerure ko yashoboraga gusonzera mu nzira, maze arabyuka afata ibyo kurya aranamushimira ati murakoze cyane kandi mumbabarire kubwo kubarakaza. Mukase mu mutima arivugishije ati ubuse kari gushimira ibiki? Yisetsa ati waje se tugasangira? Nawe ati mfite ibitotsi reka ndire mu cyumba mpite ndyama. Mukase yagarutse muri salo asanga umugabo amarira amanutse ku matama kubera amarangamutima ye ko yari yirengagije ko yashwanaga n'umukobwa akamushyira ibyo kurya amwenyura. Umugore yise amwicara iruhande aramuhanagura ati sheri niko mugomba kubigenza, ndiko buri mubyeyi wese yamera. Nageze hano Kevin ari umwana muto rero umurira nk'uwanjye, nifuza ko mugeze abakuze atazabona icyo anshinja. Umugabo yikije umutima basangira amwishimiye cyane. Mu museso wa kare Kevin yabikoze nk'uko yari yabipanze na Haro, bahurira ku irembo hanyuma bajya gutega. Ageze mu modoka agenda avugana na wa mukobwa wari ugiye kumurangira akazi ko mu rugo. Nk'ibisanzwe se wa Kevin yabyutse mu museso saa 11 asezera ku mugore aramubwira ati naho ku mugoroba kandi nkomeje kugushimira cyane ko nkunda. Umugore n'ibitotsi ati mba nikorera kandi ntuzongere kuvuga ngo nk'umwana wanjye kuko ni ibyanyabyo, Kevin ni umwana wanjye. Yarabyutse ageze ku muryango asanga hegetseho. Umugabo yaragiye ageze ku muryango abona hadafunze hegetseho. Yibwiye ko ari ukubyibagirwa kuko hari habayeho gushwana, yibwira ko wenda ari uko ntawe abyibutse. Yagiye mu kazi umugore asigara mu rugo. Saa 12 zuzuye yahise abyuka ajya kureba ko Kevin yabyutse. Yagiye kureba mu cyumba asanga ntawe uhari. Yarisekeje ati yazindutse ajya kwahira. Iyo nsanga kiryamye nari gushyushya amazi nkamumena hari akazi yazi ku buryo atamutwika ngo ashishuke, ariko nanone ubushyuhe bukamugera mu ngingo. Yasubiye kwiryamira saa 10 zigeze abona kubyuka. Yakarabije abana be abambika imyenda myiza abagaburira ibyaraye, akomeza gukora uturimo twa hato na hato ategereje ko Kevin ava kwahira agakomeza gukora indi mirimo. Saa 5 zarageze umugore wari wasigaye mu rugo atangira kwibaza impamvu umukobwa atari ari kuva kwahira. Yatangiye gutekereza uburyo ari buze kumukubitamo akamutura umujinya, atangira kwivugisha ati komeza utindesha ningukubita urabura nawe uhera wereka so ko waba wakubiswe. Yakomeje kwibaza ku kuntu azamwica, atangira kwivugisha ati nimuroga nk'abarumuna be byanga bikunda abantu bazanyeka kandi bizanangira umugabo wanjye atangiye kubizera. Ikintu cyiza nakora nuko nazashaka umuntu wo kubimfashamo. Umuntu yatekereje kugisha inama ni umugore bari baturanye babitsanya gutubanga. Uwo mugore we ntiyajyaga amuvuga nabi mu gihe abandi bose bamuvugaga nabi rimwe na rimwe. Mu gihe yaragikomeje kwivugisha atyo umuyobozi w'umurenge ubwo yamwigereyeho. Moto yari imuzanye ihagaze ku muhanda aza mu rugo. Umugore aramubonye agira ubwoba, igiti ifata umwana witwa Kevin n'uwanyu n'uwo muri uru rugo. Wowe uri Mukase sibyo?
nawe ati yego. Gitifu ati none umugabo wawe ari he? Umugore ati yagiye mu kazi. Gitifu ati nimero ye. Yarayimuhaye aramuhamagara abanza kumwibwira, arenza ati ibyo urimo byose bireke wihutire ku bitaro. Yamurangiyeho biri amubwira ko Kevin ari mu baguye mu mpanuka yari yabaye. Mukase yumvise amakuru y'iyo mpanuka ntiyayitaho. Kumva ko Kevin yari ayirimo byaramutunguye cyane, ku ruhande rumwe biranamushimisha kuko nawe yifuzaga ko apfa, ariko bimutera n'ubwoba kuko bari kubazwa ko yabacitse akagenda. Mu gihe arakibaza ibibaye haje abapolisi, bo bari baje nyuma ya Gitifu, bahise bamwambika amapingu baramujyana. Gitifu yarebye abana bari basigaye abona bazi ubwenge, arababwira ati mukinga urugi mufate imfunguzo mujye ku muturanyi, niho mama wanyu ari bubasange nagaruka. Mukase wa Kevin yagiye yitonganya abaza ati ndi kuzira iki, nabo turabimenya bageze kuri polisi. Yarageze umuraga mu cyumba cya wenyine bamufungiranye. Ku rundi ruhande se bakimubwira ko umukobwa yakoze impanuka umutima wamuvuyemo, Gitifu yahise amukupa. Se wa Kevin nta gutekereza kubwira umugore, yahise yihuta mu gihe umugore wari bamutwaye igitaraganya. Akigera mu bitaro akareba umukobwa akabona bidakabije cyane, nibwo yibutse kumuhamagara, abikoze telefone ntiyayifata kuko ari yabumbuye mbere yo kwinjira muri gereza. Yahamagaye umugore bari baturanyaga mu mutumeho. Uwo mugore aramubwiye ati amakuru twayamenye, ubu umugore wawe ari muri gereza, abana bari iwanjye. Twamenye ko impanuka yabaye Kevin ari muri iyo modoka. Yaramusubije ati biratangaje kuba atakomeretse cyane, uretse ko abaganga bavuze ko amaraso make ari kuvira imbere, ntari kuvuga ari muri koma. Igihe Kevin ava mu rugo yaragiye ahita abona imodoka, ntiyahitaga igera mu mujyi, byasabaga ko igera ku yindi gare, noneho umuntu agatega iyo kumugeza mu mujyi. Mu nzira yagendaga avugana na wa mukobwa gake gake, akamubwira aho ageze, akanavugana na hari wamuteje telefone. Urugendo yari afashe yerekeza mu mujyi, imodoka yagendaga amasaha 3. Muri urwo rugendo ntiyagiye avugana nabo, yari kongera guhamagara ageze mu mujyi kugira ngo umukobwa amubwire uko atega moto agera ahamusanga. Mu nzira imodoka yabo yahuye n'igikamyo cyari cyacitse feri kirabagonga, imodoka birabirinduka. Ku bw'amahirwe make abantu 8 bahise bapfa ubuzima, abandi 11 bakomereka bikabije cyane babura n'ingingo zimwe na zimwe. Abarimo Kevin bo babaye nk'abahungabana, abandi baviramo imbere. Uwo mwanya polisi yaratabaye ambulance ziza ku bwinshi, abapfuye n'abakirimo umwuka bageza mu bitaro byihutirwa. Batangiye gusuzuma ibyangombwa byabo kuko bamwe batavugaga babakoreraga mu mifuka no mu bikapu, babakoze mu mifuka no mu bikapu byabo ngo barebe ibyatuma babamenya bakabimenyesha mu miryango yabo. Kuri Kevin babonye indangamuntu ye yonyine, telefoni yo yari yatakaye kuko impanuka ijya kuba yari ifite mu ntoki ari kwikinira utugemu. Babonye umurenge bashyira muri sisitemu, babona amazina y'ababyeyi n'ibindi bimwerekeye, bahita babimenyesha ubuyobozi bw'umurenge. Igitangaje banabonye ibaruwa mu mufuka we. Iyo baruwa bafotoye byari byanditseho, babyohereza inzego zibishinzwe zirimo n'umuyobozi w'umurenge, bahita babona ko uwo mwana yaravuye iwabo ahunze. Mu gihe Kevin yandikaga ibaruwa ashaka kuza gusiga mu cyumba, kubera gushaka gusohoka afite ubwoba bwinshi, yakomeje kuyifata mu ntoki. Ageze ku irembo hasanga halo, ayibikana na telefoni mu mufuka, abyibuka yamaze kurira imodoka. Yanabibwiye hari uko yayibagiwe, nawe tubwiye baruwa ntibyari ngombwa kuyandika. Kevin ati ngiye kwica rero, haratiyihorere uko biri kose uzajya wongera uyisome wibutse icyatumye uva iwanyu. Mu ibaruwa yari yanditsemo ibintu byinshi cyane birimo kuva avutse, igihe nyina yapfiriye, uko se yahise ashaka undi mugore, ibyihohoterwa yakorerwaga na mukase, uko se yabyirengagizaga, yandikamo n'impamvu yabonaga guhunga ari umwanzuro mwiza. Yari yashyizemo ko mukase yigeze kumucyura amubwira ko nyuma yabari umuntu aba ari we azakurikizaho, ko iyo abimenye ari we yari guheraho, icyo kikaba cyari igihamya cy'uko ari we waroze barumuna be. Yarengeje ati aho kugira ngo azanyice abanje kundoga, mpisemo kugenda hakiri kare dore ko nta muntu ukinyitayeho mu rugo. Igitangaje nuko Kevin na Haru batekereje nabi, batekereje kuyandika akaza no kuyisiga, ariko ntibatekereza ko byanga bikunda mukase ari we washoboraga kuyigwaho mbere akayica se ntanabimenye. Se akigera ku bitaro akareba uko umwana we ameze, agahamagara umuturanyi akabimenyesha, nibwo mu bitaro bamubwiye ibyo bari basanganye umukobwa we. Ibyari birimo byatumye yumva impamvu umugore wari bamutwaye kuri sitasiyo ya polisi. Yagize ubwoba atekereza ko nawe yashoboraga kubizira nk'umufatanyacyaha. Ku ruhande rwa mukase we yasobanuriye ibyo ashinjwa, agaragaza ubwoba bwinshi cyane bidasanzwe, kandi uko kugira ubwoba nabyo byari ikimenyetso ko ubwo mu byo yashinjwaga hari harimo ukuri. Inkuru yatangiye gukwirakwira muri karitsiye, hari n'abamenya amakuru byihuse, umutima utera vuba, atekereza ko n'uwo mukobwa wo mu mujyi umwe wari ugiye kurangira Kevin akazi bashoboraga kubafunga. Yamuhamagaye bimubwira nawe umutima uramusimbuka. Haru yatangiye gusengera ku mutima asaba Imana ngo Kevin mukirize ubuzima, ariko nayo niwe umugira ingaruka zatuma afungwa. Abaturanyi bari baricecekeye, bongeye kuvuga amagambo menshi, batangira kuvuga ko bari barabivuze. Inkuru zabaye isereri mu gace bifata intera ndende, igihugu cyose kimenya ko hari umukobwa wari wahunze mukase na papa we
ari mu bakoze impanuka, kuko se yararwaje umukobwa we bamukoze iperereza ariko baramureka ntibamufunga. Umugore we wari wafunze by'agateganyo kuko yarakurikiranyweho ibyaha bikomeye byari birimo no kwica abana 2 ndetse agapanga no kwica undi. Hari hakenewe ibimenyetso bihagije byari kuva mu iperereza, hakabaho kuburana, akabona gukatirwa batiteye kuko yari afite abana mu rugo. Kugira abana ntabwo byari kumuha ubudahangarwa bwo kudafungwa. Iperereza ryarakomeje mu gihe umukobwa nawe yari kwitabwaho mu bitaro. Nyuma y'iminsi 3 Kevin wari ufitiye amahirwe yarakangutse ndetse abaganga basuzumye babona nta bindi bibazo afite bikomeye. Bijeje umubyeyi we ko mu byumweru 2 gusa yashoboraga kuba atashye. Aho akangukiye yasabye se kumutiza amayinite. Yari yarafashe nimero ya Haro mu mutwe ariko Haro ntiyari abizi. Yahise amuhamagara harakimwumva agira ngo ari kurota. Kevin we yarazi ko haratamenye ibyamubayeho. Haro yaramubwiye ati mbwira aho urwarenze ngusore. Kevin wavugaga mu ijwi ritaramurangiye, undi nawe ahita ajya gutega ajya kumureba adatindiganyije. Akihagera asanze se yubitse umutwe mu maguru. Yaramaze umwanya ari kwinginga Kevin ngo amubabarire. Nk'umuntu w'umugabo yaramaze kubona ko yakoze amakosa menshi, abura ijambo avuga yubika umutwe. Haro yaraje anamusohoza ajya no gusuhuza Kevin, wamusohoza amuhobeye. Mu maso yari afite ubwoba bwinshi n'isoni kuko atekerezaga ko ari wamugiriye inama mbi. Amarira amuzenze mu maso atangira kumanuka ku matama. Kevin abona ko hari icyo ari kwishinja mu mutima. Yaramwongoreye ati humura ntiwishinje amakosa. Ndabizi uri gutekereza ko nakurakariye ariko siko biri. Ni inama nziza wangiriye kuko wifuzaga gutabara ubuzima bwanjye. Ikindi kwibagirwa ibaruwa byagize umumaro. Abaganga n'abapolisi basomye ibyari biriho barabyizera, none muka data ari muri gereza. Impungenge nuko data nawe ashobora gufungwa. Icyakora birarangira mbotse bidasabye ko mba umukozi wo mu rugo. Wakoze cyane kuza, nta muntu uzongera kumbuza amahoro nyuma yaha, ndetse nzanasubira ku ishuri byanga bikunda kuko ubu ngubu papa ari kunyizera, yizeye ko ibyo namubwiraga byose ari ukuri, ko muka data ari wumereye nabi. Bakomeje kuganira, Sagize harabegera abaza Haro amakuru, baba baganira gake gake. Yaramushimiye aramubwira ati niwe umuntu ubashije kuza hano kandi uyisuza udategereje ko hacamo iminsi myinshi. Sinzi uko ubucuti bwawe na Kevin buhagaze, ariko uko biri kose muri inshuti zikomeye kandi uri inshuti nziza afite. Ese ubundi wari uzi iby'urugendo rwe? Wari uzi ko azigendera? Harati yajyaga ambwira ko umunsi umwe azahunga ihohotera mu mukorera, kubera ko ntaba mu rugo rwanyu ngo mbona akarengane akorerwa kose. Rero rimwe na rimwe naramubwiraga nti waba ufashe umwanzuro mubi. Nyuma yo kumenya ko abyuka saa 12 zitaragera akajya kwahira, agakora indi mirimo kugira nimugoroba, kandi mukamuhemba ibitutsi, rimwe na rimwe mukamuviraho indi imwe mukamutuka guhera ku bana bato kugera kuri mwe, ukongeraho ko mwamukuye mu ishuri musezeranye kuzamushakira umwuga, abandi aho batangire bakaba bari mu gihembwe cya 2 we nta n'igitekerezo cyo kwiga uwo mwuga muramuha. Naramubwiye nawe kugira ngo uzakurikire barumuna bawe so babireba yicecekeye, upfe bitunguranye nkabo, cyane ko wenda banarozwe, wahunga ugakiza amagara yawe hakiri kare. Sinari nzi neza uburyo ari kubikoramo cyangwa igihe ari kubikorera. Ikibazo wenda nuko nta umuntu yahungira urupfu. Byarashobokaga ko ari gupfira mu mpanuka y'imodoka, ariko Imana iracyamurinze. Se wa Kevin yirakajemo gake aramubaza ati ariko ibyo bintu byo kuba abana banjye bararozwe n'umugore wanjye mubikura he? Harati nta muntu n'umwe utabizi. Ubu ngubu abantu nicyo kiganiro ari kwivugira. Hari abatekereza ko yabanje kugutwara ubwenge kugira ngo utabasha kubyemera, kandi uko biri kose ngiye mbona batakubeshyera, kuko umwana ntabwo yagira ubwo acika mu rugo aramutse afite se umutega amatwi. None se ubundi hohoterwa akorerwa ntabwo uribona? Yashatse kwirakaza kurushaho. Kevin amureba mu maso aramubwira ati ibyo avuga ni ukuri papa, nanjye mbona utakiri data nahoze nzi mama akiriho. Nibyo koko mu mizo ya mbere uriya mugore yamfashe nk'umwana we, ariko yagiye atuma nisanga mu makosa, nawe ukabibona ko nakosheje, aho kubifata nk'ibisanzwe ko umuntu yakosa akakumvisha ko nabikoze kubera urwango mwanga. Byatumye mwizera cyane ntiwashishoza, njye umfata nk'ikibazo kuri we. Umugabo yagize agahinda atekereza byinshi ahereye ku mugore we Mirata. Yagiye ahuzahuza ibintu, yibuka amagambo bamubwiraga ku mugore wa kabiri akayirengagiza, bavuga ko afite uruhare mu rupfu rw'abana be. Yibuka uko yahoraga muregera Kevin, ageze atangira kumva abantu bashobora kuba baravugaga ukuri. Icyakora amarozi nta buhamya umuntu yapfa gutanga. Kugira ngo abyemere neza, Kevin amusubiriyemo ko mukase yajyaga mucyurira, amubwira ko yakaba yaramwishe mbere. Iyo yari nk'agihamya ko abandi bana ari bo baroze. Umugabo yatangiye kumwizera kurushaho, icyakora yanga kugira icyo abivugaho. Iryo joro Haro yarahara yazinduka ataha. Kevin yaratangiye koroherwa ku buryo ari gusezererwa akajya kurwarira mu rugo. Muri icyo gihe mukase yaragifunzwe, iperereza rigikomeje gukorwa. Nyuma y'icyumweru kirenga, ariyo nkuru iri mu gace mu gihugu hose naho bagaruka ku mpanuka yabaye, aho bari bamaze gupfa bari bageze muri 21. Kevin yasezerewe mu bitaro ari Mutaraga. Iyo ari kuba arwariye mu rugo akazasubiraho ku marandevu. Akimara gutaha urubanza rwagombaga kuburanishwa maze na mukase rwarabaye.
Kuri uwo munsi habaye igitangaza. Umugore bari baturanye bajyaga baganira yabaye umwe mu batangabuhamya biyongeraga ku ibaruwa ya Kevin. Yatanze ubuhamya bw'uko uwo mugore yigeze kumubwira ko azarohoka ari uko yishe Kevin kandi ko yicuza kuba ataramuhereyeho ngo amwice. Yasabye imbabazi kubwo kuba atarabivuze hakiri kare, kuko ubwabyo kumva umuntu avuga ko azica undi cyangwa avuga ko hari abo yishe ntubibwire inzego zibishinzwe uba wamaze gukora icyaha. Abandi baturage nabo barabihamije bavuga ko umukazi wa Kevin ari umurozi mubi. Uwo mugore watanze ubuhamya arafite icyaha kuko amenye imigambi mibi ntatanga amakuru ku gihe. Yashinjwe icyaha cyo kutamenyesha inzego zishinzwe umutekano icyaha kiri gutegurwa. Kubera ubwoba no kutamenya ibyo mu nkiko, umukazi wa Kevin yivuyemo imbere y'imbaga kuko bose bamushinjaga icyo cyaha. Yemera ibyaha byose yaregwaga agamije ko baza kumugabanyiriza ibihano. Ubusanzwe icyaha cy'amarozi ntigipfa kugira gihamya. Urukiko ruba rushobora kugendera ku buhamya bw'abantu benshi bari guhuriza ku kivugwa rukabona gufata imyanzuro. Kuri iyo nshuro babihuje n'ubwoba mukasi wa Kevin yabaga afite n'indi myitwarire yagaragazaga mu rukiko ndetse n'ibaruwa ya Kevin bituma bamwemeza icyaha. Mu kubihuhura ubwo yumvise bimurangiranye yemera ibyaha asaba imbabazi ngo batamukatira urwa burundu. Byabaye nk'aho urubanza rwari rwiciye. Yakatiwe igifungo cy'imyaka myinshi. Uwa mugore warabatanze ubuhamya urukiko rwaramworohereje bitewe n'uko yaje kubivuga ku bushake kandi akaba atari we warakoze cyangwa apanga gukora icyo cyaha cyo kwica. Bamuhaye gasopo bamubwira ko ku yindi nshuro azabihanirwa. Kubera ko se wa Kevin yari yarananiwe inshingano zo kurinda umwana w'imyaka 17 bikaba byaratumye atoroka kandi agahura n'ibyago by'impanuka, yahamwe n'icyaha cyo kureka no kudatabara umwana uri mu kaga. Kuko yari ari gusaba imbabazi zo kutumva umwana we ngo amutege amatwi, yahawe igifungo gisubitse acibwa n'ihazabu. Muri icyo gifungo gisubitse ikosi ryari ryo ryose ari gukora rikamujyana mu rubanza ryari kumufungisha. Yagombaga kwitwararika kandi agasubiza Kevin mu ishuri. Umunsi warangiye utyo ataha mu rugo ababaye kandi anishimyemo gake kuko uko ariko ari kumenyekanye. Kevin akibona ibibaye umuntu wa mbere yahuye nawe ni Haro. Bari bafite byinshi byo kuganira bahereye ku munsi ahaguruka akava iwabo. Inkuru zose bazinyuzemo hararangwa no gusaba imbabazi, undi nawe akomeza gushimangira ko nta cyaha akwiriye kwishinja. Uwo munsi Haro yashatse kumubwira ko amukunda ngo amusabe kumubera umukunzi, umutima urabimubuza. Yarifashe gusa umutima agumana icyizere kuko n'ubundi yabonaga na Kevin amukunda. Yarategereje igihe cyanyacyo cyo kuzabimubwira. Iminsi yakurikiye yaranzwe n'umutozo mu buzima bwa Kevin. Sex ashaka umukozi wo kujya yahirira inka agafatanya na Kevin no mu tundi turimo twa hato na hato kuko ubwo niwe wari ugiye gusigara rero abana ba mukase. Kevin nta mutima mubi yabitayeho nk'abarumuna be. Ubwo kandi we hari ibintu bari barabishyize ku rundi rwego bahura buri munsi. Na se wa Kevin yabahara akamuha ikaze kuko yari yarabonye ko ubucuti bwabo budasanzwe, dore ko ari wenyine wari waramusuye mu bitaro mu bantu bose bari baturanye. Icyari gishimishije ni uko Haro yari agiye kwiga muri kaminuza kuri buruse ya leta mu gihe Kevin yari agiye gutangira mu mwaka wa 4, ndetse se yari yemeye kumurihira akiga mu kigo abayo. Mbere y'uko bose bajya ku ishuri, Kevin arira kubera ibyishimo, yahobeye Haro aramubwira ati uko biri kose inzozi zanjye zirushaho kugenda ziba impamo. Ni wowe musore nabonye wambaye bigupfutse mu maso muri za nzozi. Ni wowe mama yanyoherereje. Haro ati nanjye byanera ishema ndamutse mbayeho kugira inzozi zawe impamo. Nyuma na nyuma uwo munsi bombi bareruye babwirana ko bakundana, bajya ku ishuri buri wese azi ko afite umukunzi. Mu biruhuko barahuraga bakaganira bakagirana ibihe byiza nk'abantu bakundana. Urukundo rwabo rwafataga intera umunsi ku wundi kugera ubwo barangije kwiga inkuru zizwe ahantu hose ko bakundana. Kubera ko Haro yigaga ubuganga yize imyaka 3 gusa irangira Kevin arangije ayisumbuye. Haro byaramworohereye ahabwa akazi bituma atangira gukora ku dufaranga bitamusabye kubanza kuba umushomeri. Imyaka 3 yari ishize bakundana, urukundo rwabo rwari rugeze kure. Haro yumvaga bahita bibanira, ariko nanone Kevin agombaga kwiga kaminuza kuko amanota yabimwemereraga. Kugira ngo byorohe we na Haro bemeranyije ko bazabana kirangiza kwiga, bigahurirana n'uko nawe yari kuzaba yaramaze kwiyubaka bihagije. Nyuma y'imyaka 4 Kevin arangije amasomo ye muri kaminuza, we na Haro bakora ubukwe nk'uko babisezeranye, hakaba hari hashize imyaka irenga 7 bakundana. Kugeza uyu munsi Kevin afite akazi keza nk'uko mama yamusabye mu nzozi, amuheshejemo umunsi ku wundi, kandi nawe ahageze avuga ko ari mwene Mirata nubwo yapfuye. Mukase aracyari muri gereza kandi ugendeye ku myaka yakatiwe wavuga ko yamaze ariyo mike cyane. Abana be barakuze, umutari hejuru y'imyaka 10 mu gihe umukuru ari gusoza amashuri abanza. Se wa Kevin wahisemo kutazongera gushaka undi mugore mu gihe undi akiri muri gereza, dore ko yari yaramushatse undi amaze gupfa. Yibwira ko nta mahirwe afite mu rushako. Nubwo yatekereza gushaka undi mugore cyane kuba murogiye n'ubwo yafungurwa batasubirana, ahamya ko atamushyira mu bana be ko ahubwo yamwubakira urugo rwe ku ruhande. Hero na Kevin bari mu bantu bakundanye imyaka myinshi kandi ntibahemukirane.
Ubu baratuje mu rugo rwabo, umunsi ku wundi buri wese aharanira ibyishimo bya mugenzi we. Nubwo bwose Kevin na Haro baba bibeshya ko nyina wa Kevin abumva, bajya kumva ye bakamushimira ko yabahurije mu nzozi. Kevin avuga nk'aho ari kubwira mama we, akavuga ati mama warakoze kumpuza na Haro, rwose iyo umurebye mbonamo isura yawe, mbonamo urukundo rwawe, ibyo wifuzaga byose, ibyo wambwiye mu nzozi byose byabaye impamo, nguhesha ishema ahantu hose, kandi Haro nawe yambereye buri kimwe, iyo murebye mubonamo urukundo rwawe. Nadusoreje iyi nkuru naho ubutaha.